umuntu witwa Nzovu niwe wavuze ngo ngewe ngo mfite akantu gato ngo ahantu sidiba ngo ntabwo nahagera. Nawe rero wagiye uvuga uti ngewe ntabwo najya mu rukundo kubera impamvu ABCD. Sibyo? Mwisanze mu rukundo gute none? Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Home TV ndetse na Ino Media TV, ni mugira amahoro y'Imana aho muherereye hose. Wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda, hanze yacyo ndetse iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru n'umujyi wa Kigali, turabasuhuje. Ubwa neza ndavuga ngo ubwa neza kubera ko muri iyi minsi hari ibibazo bigenda bivuka, ugasanga umuntu yarwaye mu buryo butunguranye, yapfuye mu buryo butunguranye, ariko wowe kubugihumeka nishimwe uba ugomba guha Imana yaduhanze. Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Nkuko muri kubona rero hano kuri kamera zacu turi kumwe n'abantu musanzwe muzi neza, ntabwo ndi buvuge ngo ni runaka na runaka, kereka nimba hakanya nawo wenda bakabanza bagakora intro yabo, ariko iyo abo muri kubona naba ngaba. Turabasuhuje kandi tubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza, banyita Mudahigwa Emmanuel aka Fisi aka Musa. Kandi twishimiye kubana nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze cyane, nawe nishimiye kubana namwe. Byagendaga Biracamo narebe akayaga iki byose nawe bikugeraho fresh. Turashima Imana. Kandi kubona umushushu be wanjye. Shushu be. Meze neza. Nibyo rero nshuti bakunzi ba Home ndetse na Ino Media TV, nguyu ni Fisi, niwe turi kumwe mu kiganiro cyacu. Ngira ngo afite byinshi uyu munsi, kandi ngira ngo muri no kumubona ko ari kumwe n'umuntu ntimwari mubimenyereye, ariko ngira ngo anabyire n'ibyo dusobanurira muri iki kiganiro impamvu ari kumwe n'uyu mukobwa. Ariko nawe reka tumuhe ikaze kandi nawe yibwire n'abadukurikiye. Usembivuga ntabwo banzira ariko kambiyibutse. Mulukia umukobwa wanyu musanzwe mumenyereye kuri Ino Media TV, Home TV show hose mbamari. Aka kanya muri kubona shiri wanje ko turi kumwe. Ibindi muzagenda mubimenya gake gake, ntabwo byose twahita tubibabwirira ahangaha cyangwa uko tubigende tuganira, so muragenda hari ibyo mumenya. Tutarinjira mu kiganiro neza, uri kumwe na Fisi. Uri kumwe na Fisi, nimvuga Fisi ubwo nibyo zina tumenyereye. Ntabwo nyazi, ntabwo nigire gukoresha Fisi kuko nibyo twese tuzi. Uri kumwe na Fisi. Kuba uri kumwe na Fisi ibintu byatangiye gute, byaje gute? Usanga do akanuka ka intro gatoya ni uburyo wawe na Fisi n'ibiki bintu nk'ibyo. Urumva njya guhura nawe, ndabyibuka twahuriye i Nyamirambo. Aramagayika mbanza no kumwiryaho, ngeze aho ngaho ndavuga okay kanumve iki nacakira. Arambwira urabona uri umukobwa mwiza kandi nta mukunzi mfite, wakemera ko twajyana mu rukundo. Wambaye gute? Ikigihura na Fisi mbona wambaye kuko Fisi hari uburyo njya mubona nkabona hari uburyo itako ry'umukobwa ari mukuru rukuntu. Ikigari na fiance wanjye ndabiginshi nyuma shiri ntabwo nabi. Nambaye ikanzu ntoya iringaniye, nyine yerekana imiterere ko mbona amaguru y'ibitesi. Usifura wagize ngo se cyangwa warahamagaye ngo we? Ibyo ko se sinyabikora. Biriya bintu byo gusifura umukobwa ngo bikora ingegera. Wamugezeho gute rero? Uragenda umukobwa ukamukoraho. Wamara kumukoraho kibuno ku maguru ku mutwe, aho wamukora oya ku kibuno ntabwo ari sawa. Iyo ufite icyo ugamije ku mukobwa cyiza kitarirari, kandi niyo ryaba riri ntabwo ukora ku kibuno. Ko hari umukobwa akora ku kibuno akagukubita urushyi utazigera wibagirwa mu buzima bwawe. Umukobwa rero yagira ukamukoraho ku kaboko inyuma gutya cyangwa ku mugongo, agahindukira ukamusuhuza. Amakuru ni meza, njye nitwa Kanaka, nifuza kumenyana nawe, nagukunze, uri mwiza. Mukaganira noneho sasa mukagera gute mukajya mu rukundo. Ukimukurura gutyo ukamubwira gutya na gutya, wese mubwira ko umukunda cyangwa byafashe tape par tape. Umukije mu rukundo rero, ijambo rya mbere wamubwiye niriye kumukunda, wari mubwiye gute? Oya bwa mbere na mbere tunahura je namubwiye ko namukunze ari mwiza. Noneho ngenda mutera ibitoma gake gake,
umwana namubwira nyine icyo Tom umuteye rero ubona aragize arahwereye ni uwuhe nyine ubona aremeye uravuga uko byasa mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo amaboko azaguha uyabona mugisuhuza ndamutso kabisa ngo uhita ubibona ijambo wamubwiye ugahita uvuga uti shanga aho birakunda nihiri naramubwiye ngo arasa n'izuba kandi ikindi agasa n'inyenyeri bimubwira akanya kandi ikindi agasa n'akarabyo ko mu naho bimubwira umureba turebe uko wamubwiye nyine mbabarebe mbabe reba hano chérie ndi mwiza merci kandi urasa n'izuba bebe ni byose kandi urasa n'akarabyo keza kari mu nyanja kandi urasa na diyama chérie bakunda mu ndetse no media murayibona Fils rwose mu rukundo n'imitomo iteye ubwoba nibo turi kumwe mu kiganiro cyacu Fils twaguhaye ikaze mu kiganiro umaze no kudupresenta umukunzi wawe uko byasa kose mufite n'uburyo mubana sibyo kugira ngo noneho mugumeho kubana mu rukundo n'ibiki mubana mu buhe buryo tubana mu buryo bwo kuba afite aho aba nanjye mfite aho mba ntabwo turi abana ariko turasurana tukaganira tukagira n'umwanya w'ibyishimo hanyuma vuba aha ngaha nyine muzajya kumva mwumve ama invitation kuri WhatsApp ari kuvuza ubuhuha none se wari wamuha ikaze mu cyumba cyawe musumva byabura wageze mu cyumba cya Fils yego ni umukunzi wanjye yari yaryama ku gitanda cyawe se ese ubu kuryama ibintu byaganje yaryamye ku gitanda cyawe cyane rwose amaze kuharyama araharyama nyine bigenda bite ibindi ntabwo dushaka kubivugira yaharyamye wowe gusa si washaka kumenya ko araryamye se twabona ukubinjira mu buzima si nyine nimuduhe ishusho y'icyo kintu nyine yaraje araryamye turaganira aryama mu gituza cya Aburahamu turaganira hari ikindi Aburahamu kimeze gite kimeze neza kitameze neza kakara ntabwo nawe ndi kumwe nawe kuri kamera igihe uri kumara na Fils wenda ntabwo nkizi neza ariko kirangana gite biba nk'amezi arindwi ari ntabwo aragira amashuri ni nk'amezi ane mu mezi ane yaragusuye yinjira mu cyumba cyawe nta shusho yakuje muravuga uti uyu mukobwa ashobora kuba ari nka za mbeshu zo ku muhanda uzi ikintu nakunda n'umukobwa atandukanye n'abandi bakobwa bose umwana mwiza ntabwo ari wa mukobwa uza kugusura hari abakobwa baza kugusura bamara kuza kugusura akagenda nk'uko yahasanze hameze ubu ngo uyu nguyu ni wa mukobwa uza akita ku bintu byose urabizi abajama twebwe ibintu byose tuba twabijugunye bihagaraye n'iki kandi ikindi akakwitaho sheri waryamye sheri wariye sheri umeze neza sheri gutya na gutya sheri wanyweye icyayi nyine urumva akamenya benshi ubuzima bwawe bwose aguhangayikira ntabwo ari nk'abo bakobwa bamwe bitwa baterereye hari ibiganiro byinshi wagiye ukora ku macana atandukanye uvuga ko wowe nta bintu by'urukundo kubera ko numvaga sinzi umuntu witwa Nzovu niwe wavuze ngo ngewe mfite akantu gato ngo ahantu sidiba ngo ntabwo nahagera nawe rero wagiye uvuga uti ngewe ntabwo najya mu rukundo kubera impamvu ABCD sibyo wisanze mu rukundo gute noneho ibyo bintu byavuyeho ibyo bintu babivuze ariko navuze ko umunsi nabonye umukobwa nkunda bya nyabyo nzahita nsubira mu rukundo urumva mbere na mbere nigeze gushakaho umugore turananirana arigendera ntabwo ndigendera turatandukana rero niboneye umukunzi mwiza umwana mwiza ufite umutima mwiza umwitayeho kandi nanjye mwitayeho pe sibyo sheri hari ibintu abakobwa bajya bakora sibyo akagufera kubera ko afite ikintu ushaka gukuraho iki kikwereka ko uyu mukobwa we ibyo bintu atari byo yagukeneyeho
ntabwo ari byo rero kubera ko nyine ndabibona impamvu ya mbere urabona iyo ukundanye n'umukobwa turi kunyagirwa ndabona akavuga kabaye kenshi